Mwaramutse mwongeye kwirirwa aho muhereye hose, umwaka mushya muhire na noheli nziza kuri mwese. Tugarutse hano tugira ngo dusesengure ifatwa ry'amashusho y'indirimbo bita Munyakazi ya Bruce Melody, y'umuhanzi bita Bruce Melody, umuhanzi ukunzwe mu Rwanda, ufite abafana benshi mu Rwanda. Indirimbo ni indirimbo yasohotse igakomeza abantu bayikritikaho, abantu bayiteraho amakomenti menshi ngo ni indirimbo ari gusebya The Ben. Reka tuze turebe nimba ibikoko ari byo. Akaba ari indirimbo yasohotse nyuma y'ikirori cya conference, aho hari hahuriyemo The Ben na Bruce Melody, aho icyo kirori cyari butangaze ikirori bazakora ku mwaka mushya muhire kuri bonane, ubwo twinjira muri 2026. So uko byaje kugaragara muri ano mashusho Bruce Melody yakoreshejemo afata vandaratera agawuha umusatsi w'umuntu, print y'umuntu. Print abatayizi ni n'umusatsi bagushyiraho umuterano uhisha uruhara cyangwa uhisha ahantu hatari umusatsi kugira ngo ukomeze umujene. So akaba ari ibintu byaje kugaragaza muri ano mashusho, aho Bruce Melody igihe yari yatumiwe kwa Emirene yasobanuye avuga ko impamvu yabishyizemo ari ukugira ngo abantu birinde umuyaga. Ese nibyo koko? Murabyemeza? Muremeranwa nawe? Mutere comment. Tukajya mu ifatwa ry'amashusho yandi yafashwe aho Bruce Melody afite manete mu ntoki. Ahangaha muraza kubyumva neza mu ndirimbo icyo bishatse gusobanura, ariko nanjye ngiye kukibasobanurira. Ngashatse kubwira The Ben, ari gihe begeze Bruce Melody bageraho baramusereza ngo nagaze gukina manete. Ahangaha yashatse kwerekana ko waba ari gukora abandi ari gukina manete. Ese mu by'ukuri urabona Bruce Melody yararengerera cyangwa yatanze ukuri? Mutwandikiye muri comment, ikibazo cyose mwagira mutitubwire muri comment. Turabashimiye, murakoze. Mukande subscribe, like, share, ugisharinge na bagenzi banyu. Turabashimiye, murakoze cyane.